ariko muri extra time umutima w'abareba wari uri mu bihaha niko nabyita mu by'ukuri Rayon Sport muri ibyo bice bitatu ni Rayon Sport yitwaye gute contre Gor Mahia iyo tugira amashusho byari kudufasha cyane Didier yadufashe gato tudere ku gitego cya mbere kiba kigaragaza uko ibintu byagenze ariko ubwo turafasha abantu bari kuri YouTube nabo kuri FM tubasobanurira reka dutangirane na action ushatse wastopa gato ndagira ngo nkwereke icyo nshaka kuvuga ubwo bari kuri FM namwe ndabasobanurira nango uhereye muri metero 30 kwizamu ry'ikipe ya Gor Mahia uvuye aho umuzamu wa Gor Mahia ari kugera aho umukinnyi wa Rayon Sport watanze umupira avuyemo igitego yarari Rayon Sport yari ifitemo abakinnyi 1 2 3 4 5 6 kuri aba ngaba ni 6 bari muri metero 30 z'izamu ya adversaire subira inyuma kuba kuri bane baretse gato stop baretse gato ya Didier ndashaka ko tujyana gahoro mwana wa mama kandi ndabizura umuntu wanjye cyane Rayon ifite abakinnyi 6 ku 9 ba Gor muri metero 30 uvuye ku izamu rya Gor Mahia ubundi ibi biba bisobanuye iki iyo bagiye gukora attack imeze gutya nango inyuma Rayon Sport ifite abakinnyi 4 which recall the rest defense nicyo mu mupira twita defense wasigaje ni yabane kuri 6 bagiye gusatira yego igisobanuro kigufi kirimo kirakwemeza ko Rayon Sport yari ifite plan yari ifite gahunda yari ifite intego yo kuza ishaka gutangirana igitego ibanga currency navuga ngo idovize Rayon Sport yagendeyeho muri no sekafa yose hari ingingo namubyibuka mu kiganiro twakoze kwa kane tuganira yarambwiye ngo iteka iyo ubanjwe igitego muri ino mikino ya competition kubera pressure buriya wakibanzwe muri champion kavuga ngo nkigomboye natahana rimwe buriya wakibanzwe muri champion kavuga ngo ninsinwa ngawusha na 3 mfite uburyo bwo kwiratrapa nzayakurura ku zindi match ziri imbere ariko muri knockout kuko ubuzi ko ari ukuvamo iyo ugikubiswe ujya kuri panique utangira gukina n'amasaha na bya bindi mwapanze gukina ntubikina birakugora so iyo rero ukubise ikipe igitego yariyo yose we biguhereza umwanya wo gukina ibintu byawe noneho ukayihereza uko ufite double chance ubango ni mukinyishyura dufite extra time kumwe noneho iyi surprise goal nkuko yita cyangwa igitego cyo gutungurana reba ukuntu cyasunikiye Gor Mahia kujya kudefanda we afite 6 ariko reba ba Gor Mahia twatumaze kubivuga ni 9 naho base ifite abakinnyi 9 ese uri kumva ko Rayon Sport abakinnyi ba Gor bose bagarutse kwidefanda Rayon Sport yo idafite ikibazo cy'abari buze kuyitsinda yego nango niba abantu 9 bari kudefanda muri metero 30 ngo Gor ifite umukinnyi umwe wenyine ari imbere ahagaranye n'abakinnyi hafi 4 bare bivuga ko Rayon ifite equilibre nuko ngo itakaje umupira kudefanda birayorohera kubera yuko nta kibazo ifite cy'abakinnyi ba Gor Mahia basigaye Okoti yarasigaye hagati kuko ahangare abantu batagaragara n'abaksiare bombi na Ganijuru ndetse na Jingare wasigaye kubera ko modero ubwo we yagiye now Didier rekura gato yatugende ko ndashaka ko nabo kuri FM wasobanukirwa tugende tubivuga mu mari ushatse wa stopa aho ngaho turagenda tuganira naho kuri FM ahantu duhagarikiye abari kuri FM na ahantu Kabange yaramaze gusiga umukinnyi wari umufashe na adukwa nimero 11 hari abakinnyi 3 bari mu rubuga rw'amahina Kabange yegereye aho agiye gukatira umupira yari yarenze hahandi nakwita tuhita muri demi espace mu mupira ni hagati y'umurongo uva muri kona na wa murongo winjira mu rubuga rw'amahina ariko uturutse ku ruhande aho Kabange ne yakunda guhindurira imipira Kabange rwose umwanya yana confirmye nta nibyo kwibaza ubwo kabiri amaze nta cyo kuganira ndagira ngo tugaruke kuri ryabanga twaganiriye ubushize ikintu cyitwa positioning y'abakinnyi ba Rayon Sport icyo twita premier poto uwegereye Kabange ni Elite 3 uri kumubona uri hagati y'abadefenseri nk'ibisanzwe iteka ni muremure gusumba abandi akaba ari Kameni Junior Kameni ari hagati y'abadefenseri babiri umwe ari mu bitugu bye undi ari kumureba imbere hanyuma hari undi wagiye mu mugongo mu defenseri ku cyo twita deuxième poto cyangwa se icyo twita fapo ati Sokoje kubitego yajyatsinda
iki gitego ntaho gitaniye n'ibindi rero yatsinze, ariko hari ingingo mwibuke kwa kane ikintu yatubwiye. Naramubwiye nese yari ingingo ko muhora mutsinda imipira ivuye ku ruhande rw'iburyo deuxième poto bizagenda gute? Arambwira ati ibanga sindi kubwira, ariko wemenya ko dufite plan. Didier warekura tukajyana. Ubusanzwe reyere kuri imipira deuxième poto. Reba noneho ikikwereka ko babikoze babishaka. Urabona ko Junior Kameni afense abadefenseri aberetse ko agiye kuza kwataka baro, aje imbere nkuje kuri premier poto. Reba Kabange arebye uri Animak Duda afite umuntu. Kabange yanyemeje muri ino sekapa. Udafite umuntu ni natatu. Oya uyu wakinnyi baro ni tatu hano imbere. Premier poto rero urabona ko ateganye n'ipoto rya mbere kandi nta muntu umufite. Reba rekura bararayirekuye, Junior Kameni yongera ikora. Noneho wabonye ko Samiri bahinduye, ntabwo bashatse Atiso uri ku ipoto rya kabiri. Ubusanzwe Kabanga yitaga yiransa kuri Atiso wa nyuma. Bayizanye noneho ku cyo twita niya post ku ipoto rya mbere. Dore mwereke noneho ikiza cyari kirimo. Nugerageza kureba nta muntu yatandaga ko rero bukine premier poto, kuko nureba bano bakinnyi hafi babiri cyangwa batatu bagomba ajya kumarika Atiso. Bose umwe yagiye kumarika Atiso, ariko bose bari bafunze icyo bita zone. Nta wagiye kumarika umukinnyi uyu tatu ateye umupira. Bose nawe yatandaga ko Rayon Sport yakina baro premier poto. Ubwo niba bumvaga ko bari biyikine ashaka rutayizamu cyangwa akayikina ashaka fa post. Niyo mpamvu mu migongo ya kumarika zone bari bahagaze kuri uno murongo usa n'urinda gardien. Avuga ati nayitanga hasi tuhita tuyirenza. Yego. Ubwo basaga n'abari imbere ya gardien wabo ntibitaye kujya kumarika umukinnyi wa Rayon Sport wari wagarutse inyuma gato. Ikintu nakubaza. Ikindi kikwereko ritoje. Ikintu nakubaza. Ubwo nibyerekeye ko Charles Akono mu buryo bwo kwiga Rayon Sport yigiye kukuvuga ngo iyo Kabanga hinduye imipira aje bacungana na wa muntu witwa Tisokojo bikubakirana none ku kintu kimeze gitya. Uyu musore Junior Kamenu biranagaragarira muri aya mashusho abantu babirebe neza. Abadefanseri babiri bose b'ikipe ya Gor Mahia bari bibanze kukuvuga ngo turafata uyu musore witwa Kameni, byane twavuze ngo ntabwo ari umukinnyi uburinzwe n'umukinnyi umwe w'umudefanseri, kuko yaba nimero 4 Mike Evans Kibwage na nimero 5 Frank Onyango Diambo bahagaze neza bafashe witwa Kameni, ari nabyo byatumye witwa Eritatu wakinnye umupira aba libre wenyine. Ubwo ngo abakinnyi babiri bahugira kumwata kumwe, ari nanda Tisokojo usangana nimero 2 yasohotse kuza kunganira aba defenseur centrale asigara wenyine. Wabonaga ko nono Charles Akona avuga ngo Kameni tube tumufashe nawe Ochoga ugumane na Tisokojo, birengagiza kwa kwiga nono kuri ya Rayon Sport isanzwe itsinda muri bwa buryo rigani yavugaga. Wabonaga nono ko hari ingingo yakoze iki yabahinda. Aje mu bwenge bw'umuntu wari ufite umupira, kuko ubundi ubusanzwe kuri situation nk'ingi mu mupira w'amaguru ni gutya bayidefanda. Udefanda zone kuko ubizi ko ari buze guhindura centre ashaka umukinnyi muremure kuruta abandi mu bari kwataka. Hanyuma ikintu yakoze yabahinduriyemo, yatanze umupira mu mugongo wabo, abona umuntu wa Animak wahise wica ibyo bari bapanze byose. Mu mupira w'amaguru wani Kruf yavuze ngo gukina umupira w'amaguru biroroshye, ariko ibikomeye no gukina ibyoroshye. Urumva abantu bose bafite umupira hano atera igisantre avuga ati hari n'uvuga ngo reka ngikubite ngo baritsinda, ngo ushaka kugikoraho nawe ngo ukitsinda, ariko we yahise areba umukino utarufite umumaritse, nawe abikora neza mu bwenge, atera umupira ugendera hasi, birangira Kamena udeviye bisanga igitero cyagiye. Aha ngaha amakosa y'abakinnyi nyine, kuko football ni JDL. Urabona ko nimero 8 agiye gukinira Itatore ko yamaze gutanga umupira. Uribaza ko ndi mukaseri ahagararanye n'umusifuzi wanyu uburyo bahagaze nabi. Oya ababori basigaye bakijya muri box, abo basigaye inyuma. Aba babaraga bakavuga ngo reba aba mirere kiperatere abantu bihagarariye. Ati safite umuntu mufite. Hari umukinnyi, hari abakinnyi babiri bamaritse zone. Uyu wegere Kabange nuri yaundi uhagaze imbere ya Junior Kameni. Nimero 11 na nimero 3 bafashe Kabange. Barafite umuntu arufite Kameni. Yego. Umuntu wakoze ikosa ni nimero 8 agombaga kumarika. Yego nibyo mvuga bagomba, kandi none mu mirere kiperatere muri situation nk'iyi niba aba defenseri bawugiye kumwataka, deja nimero 6 yita wegera ujya no guhagarara hafi yabo ba defenseur usa nk'uhagaze hagati yabo. Ubwo n'uburyo rero ngira ngo bw'igitego cya mbere rigani yarimo gusobanura kwanza kuvuga
abantu ntibakumve ngo uku nguku tubivuga ngo hari ingingo abayavuganye n'abakinnyi icyo bita 100% ko bizagenda gutya ntabwo mu mupira ntabwo ari ubuhanuzi hahandi bavuga ngo Ruvuyanga mbonye Imana ikubakira urugo kandi koko ikanarukubakira ati mbonye Imana iguha umukobwa ati n'ikimenyetso azaba ari umukobwa ufite ikibibi mu mugongo koko shero wawe ugasanga aragifite ntabwo ariko mu mupira bimeze si 100%. Twaganiriye n'abantu bacu tubabwira uburyo muri football iyo utoza ubuze ubushobozi bw'abakinnyi bawe ukabwa ngo exit za baro zacu zizajya zibera hano niba twibukiranya muri Sekafa iki ni igitego cya 5 cyubakiwe kuri couloir y'iburyo ya Kabange n'ikimenyimenyi na assist ya 4 ni na assist ya 4 ibyo rero ni ibintu bitaza nk'impanuka ibyo ni ibintu bitoza bakavuga ngo aho twakubakira ibitego naha noneho ganijoro abantu bavuga ngo kuki badatera cross wowe usigara muri rest defense kuko we ni mwiza muri crosses ko kurusha noneho icyo gusa bagenda batwistinga cyangwa bahindura ni ukuvuga ngo ikipe nyinshi zidefanda premier poto ibyo bintu hari ingingo twarabivuze kwa kane ambwira impamvu iteka bagomba gukina deuxième poto aranambwira ati ntungwe no ko harabibonye atariko n'ubundi natwe turabizi ko na Gor Mahia yasaba ntago twakora ibitego bitatu bituruka kuri deuxième poto hanyuma ngo iza muri match itabizi neza ko turangiriza action zacu kuri deuxième poto icyo we yahinduye rero mu minsi 2 ari nacyo yavugaga ku bakinnyi be yishimira hari ingingo yavuze ibintu bibiri ku bakinnyi ba Rayon Sport kandi maze kubona ko ari byo koko yavuze ngo ikintu cya mbere yishimira afite abakinnyi afite icyo bita comprehension kumva neza icyo umuntu avuga niba mwibuka twiga Samira rukuno bavuga ngo bagwaga umwandiko warangiza bize mu gifaransa comprehension du texte kumva umwandiko hariya mu Kinyarwanda babyita gute man no kumva umwandiko barakuvuga ngo kumva umwandiko none mu kumva umwandiko bakakwazaho ibibazo ese Ruvuyanga no wanyabwishongwezi ubwo byari biri mu mwandiko Ruvuyanga Emmanuel nkuru nziza avukanya bwishongwezi ibi akabazo nka ari giye mu gifaransa bakubazana personage ngo wenda nk'eshano zavuzwe mu mwandiko cyane ari nibyo nakundaga noneho nako nangaga byabaga bikomeye ibyo ntibyabaga bikomeye ari ibindi byabaga bikomeye bishe nko mu gika cyo hasi oya byo kugufatira amagambo akomeye arimo no bakakuzana mu cyo bita inyungura amagambo mu Kinyarwanda ariko babyitaho n'inyungura amagambo ngo vuga ati sobanurira hato niki sobanurira mu magambo magufi y'Ikinyarwanda yumvikana so icyo rero hari ingingo ntikimugora kuba afite abakinnyi bumva vuba iyo ni quality by the way kwigisha abakinnyi mu gihe gito nk'iki ngiki Rayon Sport yakoresheje cya precision bakabasha kumva icya kabiri yavuze ko abakinnyi bagira icyitwa complementarité ubwuzuzanye ni quality ikomeye cyane kuvuga ngo aho intege nke zaganijuru ziri mu gutera crosses Kabanga hafite imbaraga mu gutera crosses mu yandi magambo ganijuru itakubyo kudefanda cyane usigarane n'aba center back kugira ngo tugere ya rest defense ya defense isigara babandi basigara bugarira kugira ngo ikipe nitwa ku mupira itaza gusanga inyuma twese twavuyeyo ariko nawe Kabange zamuka nawe icyo ugiye gukora cyo gusatira ugikore neza niyo mpamvu rero bavuga buriya nta utakoze inshingano ze neza hari abantu bahita ngo ganijungu uruhande rwe ntirukora oya rukora mu cyitwa rest defense hari n'ababyitiranya ngo inshingano akora neza ni ukugarira oya nukuvuga ngo buriya iyo uriya yova rapinza akazamuka Kabange igituma babasha guhagarara neza nuko umu center back umwe ajya kumukuvura ni Didier akajya kuri kabiri Charles agasigara mutima wa defense hanyuma Jingale cyangwa Muderi agasigarana nawe Muraxe hanyuma Oganijoro agafunga kuri gatatu uziganijoro azamutse n'uyu ngo akazamuka byaba bisa na Kabanga kazamuka byaba bisa n'ibyo Rayon Sport yatsinzishije Jamus buryo ikintu Jamus idakora niyo balance nuko kuvuga ngo abazamuka nibande abasigara nibande kubijara neza icyo rero iyo complementarity nanone bayibikubitanye Jamus ejo pe yego rwose yagenderaga rimwe uwitwa Thomas Eka ukina kabiri azamukana n'undi mutipe yitwa Tekrar ubushize araho bamushimye ngo kugerayo yengwa agatsinda ibitego urakoze cyane none se muvuga gukora espace muragerayo mwese musige inyuma harangaye barabagarukana babakubita erega si kubusa umupira w'amaguru wahimbwe n'abasirikare
ni urugamba mu zindi agomba none se bavuga ko abasirikare bagendera rimwe ukajyana yose mukagendera rimwe ya batayo iza gutanga umusada bayita ngo iki ya batayo basiga ngo iza gutanga umusada ntabwo ujya wumva mu rugamba ahubwo hari n'indi style y'imirwanire yitwa gerira aho banza ugashora abantu bakeya abantu bagatekereza ko wabashyize muri ambushi abandi bakaza nyuma ahubwo ari bo bashyira muri ambushi nabyo bibaho mu mupira no mu Bwongereza unarebye dufate urugero nka Man City uruhande rw'iburyo rwa Man City rurataka urw'ibumoso rukadefanda uruhande rwa Semenyo uzarucunge nirwo rukorerwaho ibitego byinshi ariko ku gice cy'ibumoso cya Doku icyambere ashinzwe no kugumana umupira kugira ngo equipe yiri group ntabwo wafata impande zose zatakira rimwe wazajya utsindwa cyo wawe wenda watsinda nka 7 ugatsindwa nk'umunani cyangwa 9 ntabwo ikipe yagendera rimwe ikitwa rest defense ni ikintu gikomeye mu mupira w'amaguru w'iki gihe ugezwe igice cya mbere numva ngiye mwagisobanuye mu buryo bwa nyabwo Rayon Sport uburyo yakinnye n'uburyo yubatse igitego cya mbere cyabonetse mu minota 45 bajya kuruhuka abareyo bishimye abareyo baririmba baragaruka mu minota 50 n'ingahe bari bishyuwe yego iminota 10 gusa kuko bagitsinzwe ku minota 55 Sirengo yongera gukora nk'ibyo yakoreye kuri APR avanye bari bumoso akurura abadefanseri arabacenga bagarura muri boxi arekura umupira agenda unyura mu kwaha k'umuzamu Dande Junior umupira ujya mu izamu kuva bishyurwa mu by'ukuri hari ingingo asa n'uwahinduye ibintu ni nabwo yasimbuje benshi batemezaga uburyo yabikoze Rayon Sport iragorwa mu minota 55 n'igice cya kabiri njya ndibaza nti kubera iki byagenze kuriya batsinzwe igitego bakoze ayahe makosa hari ingingo gusimbuza kuriya ese byari bikwiriye mu baganiriza igice cya kabiri uburyo Rayon Sport yitwaye n'uburyo Gormahi yagikinnye reka dufate igitego kiroroha duhereye aho igitego cyahereye nibyo byiza ushatse reka mbanze nkubwire impinduka yarakoze umutoza wa Gormahi yakuyemo uyu musore witwa Paul Ochogo ukina kabiri ahita ajyana uyu musore Sakari Samiri aratwibukije ko ari umwe mu bakinnyi bashya baguzwe yaguzwe mu ikipe ya polisi polisi yatwaye igikombe cya shampiyona 2024-2025 iri kumwe na Etienne Ndayiregeje hari n'uwasimbuye ngo wakinge muri AS Kigali numiwe noneho haza umusore agene bamunyerekaga twarebanye se ko ari muri VIP urumva icyo bari bakoze uyu musore mbabwira winjiyemo witwa Brighton Otieno Onyona wahise ajya kuri gatatu n'umwe mu basore bihuta cyane bakinira imbere ariko niba mubyumva neza Sakari yarahengetse mbere murumva icyo kintu yo mpamvu baze kugaruka kuri izi mpinduka abantu bonumve igitego cyavuye yavanyemo umukinnyi waruhengetse kuri gatatu ari umukinnyi wo kuri kabiri ahita ajyanamo nono character umukinnyi w'imoso ukina kuri gatatu unagereyo cyane witwa Brian Otieno Onyona nabashije n'umutaramu wo muri Kenya muri bari abataramu babari abazanye na equipe kenshi bari match aratubwira ati uyu mukinnyi Brighton Otieno Onyona kenshi afiki n'umutoza Charles Akuno muri cya gihe equipe itangira itegereza cyangwa se ibanza kurindira ngo ibone imikinire yawe badashaka kwirekura ngo bakwatake waba ari kugerayo yaka imipira ageze nandi mu mirongo y'abawinga niko akina Brian Otieno rero abanzayo Sakari wa mukinnyi ukina defender cyane none yavuze ati ntacyo nsigaje nkeneye none gutangira kwataka azana Brian Otieno Onyona ari narwo ruhande ruriho nderiga watsinze igitego wa mukinnyi wambara karindwi ugerayo Musa Sabuni Sirengo kuri kabiri ahazana Sakari mwiza tubwiraga parikuru muri polisi batwara igikombe muri Kenya nawe urumva ko n'uruhande rwo kuri kabiri bageragayo none ajya gukina 4-4 Diamond yahise uyu musore wambara nimero 30 Ebenezer Asfua ahita ajya gufasha Paul Okoti Odhiambo bivuga ngo yatakishaga babiri abawinga babiri bagerayo none n'aba fullback be bageragayo Didier nadusubize gato kuri YouTube raduha ishusho ndagira ngo mubanze murebe iyi action mbere ko aterura umupira n'umudefenseur awuteruye mbere ko awuranse mbere ko asa n'udegaja urasubira inyuma gato Rayon ntago yigeraga isensinga iyi danger yaturutse ku ruhande rw'uburyo rwa Kabange biroroha cyane ndashaka ko wa mudefenseur uri budegaje akiufite tuanze turebe icyo bita position nubireba Rayon Sport urabona yasohoye abakinnyi bagiye gupressinga bari barimo Kameni ndabona abasore nk'aba dore uko Sobagarana na Kameni uyu oya
dore ukuntu imeze uyu nguyu ni rutahizamu Kameni nimero 10 wamubonye Issa Jigwiba yego abo babiri ko ari babiri hari uriya wundi uri mu kibuga ni Eritatu Eritatu wamubonye yego atiso dore ubwo nguyu hano hepfo okay aba bakinnyi ubwo urumva Kameni Jigwiba ndetse na Eritatu uko ari batatu bari mu kibuga cya Gor Mahia abo ni abagiye gusasha baro kugira ngo idasohoka muri defense ariko rero yari ihagaze neza sofa reba Jingale urebe Deri Akbar urebe na Atiso bari bakoze icyo bita block media bari batatu hagati kandi urebye distance iri hagati yabo n'abataka bagiye gupressinga ntago yari nini harimo compactness bari bahagaze neza ku buryo nta danger bari kubona icyo rero umudefenseur yakoze cyiza nimurebe umukinnyi yitwa Kabange yari yasigaye Kabange yarebaga aho baro igiye guturuka kuruta kureba umukinnyi Amaritse yego niho habaye imikosa nango Kabange yitaye cyane kuri baro kuruta kwita kuri movement z'umuntu amakinzi kandi Sirengo arihuta cyane ni saso nimunabyibuka ikintu hari ingingo yanavuze kwa kane yaravuze ngo Gor Mahia tuzi ko dukina kimwe ikoresha impande kandi ubwo stade Amahoro ari nini cyane bizaborohera ko bafite abakinnyi bihuta cyane umukinnyi wihuta akunda ko ikibuga cyaguka acyagura agira ahantu ho kwirukanyira so nubireba Sirengo yahejeje neza ikibuga ari ku murongo barengurira yari yamaze kugenda akibona ko bafashe umupira kandi we yari yiteguye bamugani gusabira mu mugongo mu defense ko Kabange yabona ko Kabange afite intention gusa n'uwigira imbere babarayirashije deja Kabange urumvano byapfiriye anatakari biramusaba Sirengo yatangiye kwiruka Kabange atarahindukiye Kabange nugango yarebaga umupira uri guturuka mu gihe umupira uri kugwa mu mugongo inyuma ye tayari urabona muri mu bari ahisa musiga direct n'ushatse warikora Didier Sava urabona icyambere wanze urebe icyo bita fast touch nicyo kikwereka ko Sirengo ari umwataka ubundi iyi ni umuwinga wuzuye baro ye ushatse wa stopa icyitwa fast touch ni ikintu giteye ubwoba ku mukinnyi ikintu cyitwa uburyo wamurutsa baro uburyo ufunga umupira nango yafunze baro ahita yipasa urebe ukuntu ifunga control orienté reba mu moso tap baro amortisuma reba ukuntu agiye kwifunga ahita akomeza ayishyira mu ndyo uko ashaka kandi ayijyana muri box aho agomba gutuza kuko abizi neza ko ikosa wamukora ryose ni penalty abadefenseri rero deja bari bamaze kuba chambarde yari yamaze kubatatanya akifunga akinjira mu rugo rw'amahina control uyu ni umuwinga ukenewe kabisa ikipe yose yagura wuzuye umwaka ushize muri Kenya abafana bamutoye nk'umukinnyi wabo yego nk'umukinnyi w'abafana nta kushidikanya iki ni igitego nabo ubona yuko kiri muri bwabo Gor Mahia n'ubundi ni ukugora ikina yubakira ku mpande ubundi gahereza Sirengo cyangwa undi muwinga agacenga kinjira agafrapa ni nako batsinze aperi igitego nk'iki bagitsindanye Kagege murakibuka cyane rega buriya ni nacyo kintu cyagoye Kagege buriya Kagege yatekerezaga ngo ndafata nte uwitwa Sirengo ntabwo ari baba winga bakontorora akahita ajya mu bitekerezo byinshi we akontorora umupira ugenda ngo ni control orienté amwe ukontorora fast touch ikaba nziza ariko aba yanatekereje ngo ndakwera imina gute none Kagege we yabaga amaze kwiposition ivuga ngo niyamara gukontorora umupira bwa mbere ndahita mufata none mubuze kugenda we none yabaga kugezeho agucenga ahita yinjira ari nacyo kintu cyagoye abakinnyi b'ikipe ya APR bari bamufasha ikindi kintu aba defenseur babiri yaba Odiambo na mugenzi we n'abakinnyi beza mu guterura baro n'abakinnyi beza mu guterura iyi mipira kubera ko ububona ko ari consigne bafite ntago imipira kenshi banza guca mu mediateur ngo itindemo oya yaba ku ruhande rwa Adukwa munyagana ntigeze mba convaincre nawe uyu mutoza Charles Akono mu bakinnyi yabazaniye iyo urebye urugero rwiza atanga yitwa Musa Sabuni ukareba na Adukwa ku yindi wingi ubona ko bihabanye cyane so igitego rero kimaze kujyamo Rayon Sport yagowe cyane yagowe kuko Gor Mahia yayatatse bigaragara ariko baratena babasha gukomeza kubloka defense ntibinjizwe igitego icyo nashaka kumva riga kwinjizwa igitego kwa Rayon Sport na Samir kuri match ya bamaze kwinjizwa igitego hari ingingo yaba yabonye ko yasimbuje mu buryo butari bwo bigatuma yifuza ko baza kugira muri extra time
oya nta mutoza buriya utegura extra time nta mutoza uvuga ngo extra time umutoza bimukundiye burya na match ya night na minota 45 ya mbere nta mutoza akubwira ngo nzajya nsina ngo minota ya nyuma ngo urumva aba yagerageje gukora remplacement zishoboka zose kandi atekereza ko zamuha umusaro kandi kenshi umutoza wabari minota isigaye nibyo yuzi ko extra time wabibara ko ati wenda byibura turinde kwinjizwa igitego cya kabiri ariko tunashaka ikitatu jyana minota ya nyuma kuri remplacement za hari ingingo nimugoroba hari zo yabayemo force nk'iya Jigiba yagomba kuyikora nyine kuko Jigiba yagize ikibazo agomba gusohokamo ariko nk'iya Muhoza Daniel yari yabonye ko tatu yamaze kunanirwa agomba gushyiramo icyo navango undi muntu ukina nkawe atavuye mu byakina kuko rega tatu na Muhoza itandukano ryabo ni ritoya nuko umwe ari mukuru mu bijyanye no kumenyera gukina kuko tatu ndumva ari nka tatu bra si nka sezo ya 5 arimo arakina muri Rwanda Premier League ko tatu yabaye meilleur joueur wa championnat ukiri mutoya muri 2024 niba nibuka neza yabaye umukinnyi mwiza wa sezo Muhoza yakiye umwaka umwe bahita bamanuka avuye mu cyiciro cya kabiri nibwo yagarutse kuri scene international tatu yigeze gusogongera equipe y'igihugu tatu yagiye muri test muri Portugal n'umuntu nyine navuga ngo nubwo bomba ari bato ariko umwe asa nkaho yegeye hejuru no mu bijyanye na experience no kuba yabasha gufiringa pressure nayo mpamvu tatubona ko nyine we yaba muri Stade Amahoro yaba kuri Kigali Pere yafashe umupira ntiyitaye equipe bari gukina aradribura nk'ibisanzwe agakina umupira we Muhoza Daniel akinageramo no mu minota nk'icumi ya mbere abantu benshi batanye no gushidikira bati remplacement abenshi nanjye bo twakwicaranye bayishidikanye ko tubona itari kugenda nkuko nyine twayitekerezaga ariko nibyo birumvikana n'umukino wa mbere uwo ku rwego nka ruriya kini yiberaga mu cyiciro cya kabiri ahura nizo za giti cy'inyoni akazihondagura aba yisanze muri Rayon equipe afana nkuko yabitangaje mu myaka 3 ishize avuga ati inzozi zanjye no kuzakina ikipe ya Rayon Sport remplacement zari ingingo zagenderaga ku kintu kivango ubu ngubu ntago ndareba meilleur joueur byibura ndashyiramo umuntu ufite zambaraga kuko iyo mugeze muri minota mwananiwe icyambere mu mutwe yuko mukina iminota myinshi mutari gutsinda niko munanirwa mu mutwe icya kabiri munanirwa no ku mubiri kuko ibyo twavuga byose n'iby'igikombe umuntu abagishaka ariko ntago twirengeje ko nta kwezi gushize batangiye imyitozo